nongeye kubaramutsa abanyarwandakazi abanyarwandakazi aho muri hose mu Rwanda no hanze yarwo mugira amahoro y'Imana imigisha yayo. Ni Asumani niyo nambaza Rwanda Rugari TV na Rugari Akadomo rwa. Dushimira cyane abantu bakomeje gukora subscribe, like, share na comment. Ibyiza ni inkunga mudutera kandi duha agaciro. Ntabwo ndi butinde banyarwandakazi bakunzi ba Rwanda Rugari TV. Mfashe uyu mwanya muto cyane kuko byari ngombwa kumbaganirira, kubera ko bamwe hari benshi baba bategereje ngo Asumani agiye kuvuga iki. Ntabwo ari ikiganiro kirekire cyangwa kirambirana, ni iminota mike cyane mfashe kugira ngo niyame umugabo witwa Padri Thomas NAHIMANA. Padri Thomas NAHIMANA akurikira Rwanda Rugari TV nk'uko nanjye cyangwa natwe dukurikirana ibyo abarimo, ibyo abavuga babwejagura avuga gusa ngo kwisi nijoro. Nagira ngo mwiyame ku mugaragaro nyuma yuko ntangaza ku mugaragaro mu kiganiro nakoze ejo kuwa kabiri, nyuma yuko ntangaza intambara hagati yanjye nawe. Hanyuma ngasoza mvuga ngo haraza kugaragara rutah'izamu hagati yanjye Asumani niyo nambaza na Padri Thomas NAHIMANA. Kubera iki rero mfashe uyu mwanya abanyarwandakazi banyarwanda, nyuma yuko abona kiriya kiganiro cyangwa bakimubwira muri iki gitondo cyo kuri uyu wa gatatu yampamagaye. Kandi njyewe mu cyumweru gishize ubwo nari i Paris naramuhamagaye yanga gufata telefone, kubera ko telefone yanjye arayizi, nimero yanjye ya telefone arayizi, kimwe nuko nanjye izo akoresha zose, izizwi n'izitazwi, nimero za telefone Padri Thomas NAHIMANA akoresha, izizwi n'izitazwi ndazizi. Muhamagaye yanze gufata telefone. Ibyo nabivuze mu kiganiro gishize, kimwe na za nkunguzi z'abagore n'ibigwari by'abagabo babiyo mu Bufaransa. Ndavuga bari mu Bufaransa kubera ko nari i Paris, kimwe nuko ubwo nari mu Budage Berlin, ibigwari by'abagabo n'inkunguzi z'abagore zihaba nabo hari abanyitabye bakumva ari Asumani niyo nambaza, bagahimba impamvu zishoboka zose kugira ngo badahura nanjye. Ibyo ntacyo bimbwiye, nta nicyo bivuze rwose. Nababwiraga iki? Icyo nshaka kubwira Padri Thomas NAHIMANA n'abandi bumvireho, ndamwiyamye. Padri ndakwiyamye uyu munsi wampamagaye, mu gitondo. Uranshaka wiki? Wa muteka mutwe we, wa mugome we, umushinyaguzi. Padri, mbisubiremo, uri umugome w'umushinyaguzi w'inshakura. Narabivuze sinabivugiwe. Muri byinshi cyane wakoze, umaze imyaka irenga 10 ukora, biba abaturage, biba abanyarwanda, biba abantu b'injiji,
wabaye umupfumu urya iby'abapfu, wabaye umupfumu urya ibyo abapfu. Mu Kinyarwanda cyumvikana iby'abapfu birya abapfumu. Ariko ndakwiyamye ntuzongere kumpamagara. Tegereza, ejo natangaje intambara hagati yanjye nawe, yeruye rwose. Tegereza rero abanyarwanda bazabone hagati yanjye nawe Padiri Thomas Nahimana na Sumani niyo nambaza ninde uzaba rutahizamu. Yaba wowe baba n'abandi muri abagome, muri abashinyaguzi, muri inshakura, muri abagambanyi. Ibi byose bizamukiye kubyo ejo bundi wavuze ni mugoroba kuriya mwana Gakire Fideli. Padiri uri umuntu mubi, uri umugome. Umugome Padiri. Umugome mbisubiremo inshuro ya gatatu. Umuteka mutwe. Uri umugome w'umushinyaguzi w'inshakura. Ufite karite negative zitandukanye. Ntabwo uri umuntu. Uri umuntu gusa barakubona bakabona uri umuntu. Ariko uri umuntu mubi. Tegereza rero. Tegereza hagati yanjye nawe habonekemo rutahizamu. Kandi mu gihe kitari kirekire rwose, mu gihe gito cyane, hagati ya Padiri Thomas Nahimana na niyo nambaza Sumani, rutahizamu araza kugaragara. Ariko nkwiyame, nongere nkwiyame, dore ndi kuri kamera, abanyarwanda n'abanyarwandakazi, ikiganiro kigufi baraza bakibone, baraza bakirebe. Dore ntangaje bwa kabiri ku mugaragaro ko nkwiyame. Ntuzongere kumpamagara, ntuzongere kumpamagara wowe Padiri Thomas Nahimana, ntuzongere kumpamagara. Nongere mbisubiremo, icyo nkwembereye natangarije n'abandi badukurikira, abanyarwanda n'abanyarwandakazi, nuko yaba wowe n'abandi mutegereza rutahizamu hagati yawe nanjye. Naho ibya Gakire warakoze, nuko warakoze wa mugomewe. Gakire tegereza, Gakire arahari. Nongere mbisubiremo, Gakire arahari Fideli. Izo mpuyi zabihehe, izo mufitiye z'impyisi, uri impyisi. Nongere mbisubiremo, akaga Gakire Fideli uriya mwana wa Nyaruguru arimo 99.9% niwe Padiri Thomas Nahimana ingirwa perezida yo kuri Zoom. Teka mutwe gusa mujura. Tegereza uru Rwanda wirirwa usebya, wirirwa utuka, wirirwa buretse, kandi uzarugaruka mejo bundi wowe Padiri Thomas Nahimana. Ariko Gakire ubutabera ari mu maboko y'ubutabera, kandi ubutabera n'ubutabera nyine. Ejo bundi buraje bukora akazi kawe. Ahubwo ufite ikibazo, banyarwandakazi, banyarwanda mwumvireho uyu mugabo Padiri Thomas Nahimana. Padiri Thomas Nahimana nabo bene wabo babateka mutwe w'abajura bagenzi be b'icyambu bafite ikibazo cyuko Fideli Gakire uriya mwana ejo bundi azabashyira ku karubanda. Icyo kibazo bafite ntabwo mbitinda. Nge ndakwiyamye gusa Padiri, ntuzongere kumpamagara.